Mbasuhuza mwese mukurikira Freevox TV, nawe utarayikurikira cyangwa se utarakanda subscribe, reka nkusabe ubanze kandi subscribe ubundi dukomezanye. Right, thank you. Hanyuma rero mbabwire ngo tubazaniye inkuru nziza zizajya zitambuka kuri iyi channel yanyu yitwa Freevox TV. Hanyuma titre y'inkuru twagiye tubategura cyangwa se tuzajya tubategurira twayise impamba y'ubuzima. Mu mpamba y'ubuzima tuzajya tugaruka ku nkuru nyinshi zigenda zigisha abantu, zitanga ubutumwa muri ubu buzima kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza. Make sure you subscribe ubundi dukomeze tubane mu buryohe. Hanyuma mu mpamba y'ubuzima y'uyu munsi rero reka dutangire ku nkuru ivuga yuko umunsi umwe mwarimu yari ari mu ishuri, hanyuma yitegereza abanyeshuri be, arabareba bose, arababaza ati banyeshuri beza, murumva mushaka kuzaba iki nimumara gukura? Buri umwe wese yagiye amubaza icyo ashaka kuzaba cyangwa se uwo yifuza kuzaba we umunsi azaba yamaze gukura, maze kumenya ubwenge. Muri cya gihe nyine abantu batangiye gushaka imirimo, bashaka kugira ku byo bageraho, ubwo ni muri cya gihe cy'ubukure. Abana bose bagiye basubiza, umwe ati nzaba muganga, nzaba docteur, undi ati nzaba umunyamategeko, undi ati nzaba umwakiteri wa filime, undi ati nzaba engineer. Abanyeshuri bose bagenda basubiza ibyo bashaka kuzaba, ariko umwe muri bo wari mutoya cyane, umuhungu mutoya cyane w'imyaka nk'irindwi, arabanza aratuza cyane. Mwarimu aramubaza ati kuki we bigutwaye igihe kinini kunsubiza mu gihe abandi bose bagiye bansubiza bitabasabye kubitekerezaho cyane? Umunyeshuri yitonze ati mwarimu, njye nshaka kuzabaho nishima, I want to be happy when I grow up. Mwarimu arikanga ati what do you wanna mean? It seems like you haven't understood my question, right? Ati umunyeshuri wanjye, urashaka kuvuga iki? Biragaragara nkaho utumvishe neza ikibazo nabajije. Umunyeshuri yitonze aramusubiza ati teacher, it seems like you don't understand life well. Biragaragara nkaho ushobora kuba utumva ubuzima neza, kuko iyo uba wumva ubuzima neza wari kumva icyo nshatse kuvuga. Mwarimu ati then sobanura neza uko bimeze. Umunyeshuri yitonze aramubwira ati when I grow up I want to be happy. Nimara gukura ndumva nshaka kuzabaho nishimye. Ati kubera ko byaba bimaze iki mbaye umunyamategeko ukora akazi ntishimye? Byaba bimaze iki mbaye engineer ukora akazi ntakishimiye? Byaba bimaze iki mbaye umwakiteri ukora akazi ntakishimiye? Byaba bimaze iki mbaye docteur utishimye cyangwa se utishimiye uwo ndi we? Byaba bimaze iki? Ariko umunsi nzaba nishimye nzajya ntanga umusaruro uruse uwo nakabaye ntanga ndi kubikora ntishimye, kuko mbaye mbikora ntishimye nandi kubikora just to finish up my job, kugira ngo nsoze akazi kanjye nigendere, mbone umushahara wanjye ngende. Bivuze ngo nta kindi naba ndi guharanira, ariko mu gihe ndi gukora akazi kose nkishimiye, mu gihe nabaye docteur ariko mbyishimiye, muri bwa buzima navuze ko nshaka kuzabamo nishimye, nzabikora neza ntitaye ku gihembo nzabona, ahubwo ku ngaruka nziza nzasiga ku isi, cyangwa se ku mpinduka nziza nzazana ku isi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo I want to be happy when I grow up. Niyo mpamvu nakubwiye ko nshaka kuzabaho nishimye mu gihe nzaba nakuze. Ngayo nguko rero umwana yatanze isomo yicecekeye, umwana w'imyaka 7 tanga isomo avuga ati ubuzima bwose nshaka kuzabamo umunsi nzaba nakuze, nshaka kuzabaho nishimye. Mwese rero ndabifuza guharanira kuzabaho mwishimye, kandi ndabifuza kuba mwishimye muri ubu buzima, cyane ko ari byo byiza kurusha ibindi byose. Byose uzakora ubuzima bwose uzabubayemo, ariko wishimye, please wishimye. Bivuze yuko buri kintu cyose uzakora uzaba successful, kandi kizagenda neza, ukagirana impact igaragara ku buzima bwawe ndetse no ku bw'abandi. Murakoze cyane rero, mukomeze mukande subscribe.